nta muwe nigeze ngira namwe ngufitiye wowe. Wow, komereza kabisa. Urabona ngufitiye mu wewe. Ukase. Uretse gato utamwica ntavuganye nawe. Icara. Reka nikorera akazi none. Icara hariya urakoze kabisa. Cyaragane. Uramunkubitiye pe uko nabishakaga. Gavugana nawe mureba. Uruhutse ukoza akazi. Ndaje mu kanya ndamukubita kino giti mbavu zirasobanya. Ndaje ndakikujomba. Ningize uruko ndi bukugenda. Yicara aho ngaho. Koza akazi kabisa. Oya ntacyo arabona. Nakubwire kwanza. Umva rero wabiciwe. Uranyumva? Ubu ndagira ngo tuvugane sasa. Ndagira ngo ujye kure y'umuhungu wanjye. Ikintu cyose cyaguhuzaga n'umwana wanjye. Ndagira ngo ukijye kure. Urumva? Kuko ndabona waraje nk'iki byabareze mu buzima bwe. Nta soni wowe aregura agafata miliyoni 10 akazitanga kuri ibi bice by'amaguru yawe. Ibi bice ibi by'amaguru akabi agafata miliyoni 10 zagira akamaro zatugira akamaro umuryango na company akabitanga akabitanga yego uko nawe byiza ariko bamuri mwiza wari ukwiriye jire kabisa muri mwiza se use ungiza siba cyangwa ngo ushyire bino biti mu kanwa. Ndagira ngo ujye kure y'umwana wanjye. Icyo ni icyambere. Ndagira ngo ubuzima bwe wafashe ukaroga waramufasha uramuroga neza ubwonko bwe n'umutima n'iki byose byagiye muri wowe. Reba hano rukatimi. Reba hano we. Ubu rero waragiye rwose uradabagirana agutaha amafaranga arasesagurura kirareka waruzi ko nazagufata. Njyewe ziba. Njyewe mama Jules nakubwiye ntawe ujye unyinisha nta nujye uwivanga mu muryango wanjye. Ngaza wow tangiye kurira mbese kugira amarira meza we. Uwo yashyira muri butike akacuruza umenya bayagura ari menshi. Amafaranga yavamo ari menshi kabisa bayagura. Uraterese se ngo urabizi bitwa. Cyachowe. Wanakwegeza umuroga. Urateri muhanga. Ese konza usanzwe uvuga nk'isandi. Haba kuri telefone ndakumva. Haba hehe ndakumva. Kuki urimo kuvuga gahoro? Bagukubise. Ntahiza ngo bagukubise. Umwana n'umuhanga ntarakubitwa. Ntacyo wakoze. Akubundi wati. Tubanza mvuga nawe. Buretse. Ariko areba neza uzikatereka amaso. Wewe. Wow. Musi wanyuma ko hamwe nguyu. Urabyumva neza wowe. Urabona ibibonye ibi ni bike. Niba ushaka byinshi bitakugirirwaho. Ndagira ngo ujye kureba Jules. Ndabizi waje ushaka ubufasha. Waje kuri Jules ushaka ubufasha. Reka ubufasha mbuguhe ngo amafaranga ayo ushaka mu buzima bwawe ayo ushaka. Ujye kureba Jules. Urumva? Nutabikora ibi ni bike. Urumva? Maho. We, uranyumva? Sawa, reka mubwira kakanyuma akunda. Ngiye kuguha amasaha makeya. Usigara ubitekerezaho. Ninumva ubyemeye. Mbone umusore wanjye amamagara. Urumva we? Uraribiki. Akazi keza, akazi gakomeza mpaka yeye.
Niangalie wewe. Mimi niangalie. Niangalie machoni wewe. Msi wa wanyuma. Barakumai. Barakumai na munhe wewe. Nani vanessa? Amarira yawe namuwateye. Daria, Gikundiro. Umva mbwira wowe uva muri ibyo ngibyo mbwira Gikundiro. Bamushimye. Ngaho nyumvira nuka. Buki. Ibintu kumbwira wowe uri kubyumva neza. None se nabona ko ari message kuko naguhamagaye ukanga kunyitaba. Ibyo bya message rero ngiye message ndabibonye numvira gukina. Nge nanje ko nabwo mfugire nyamwana. No, Daria ngiye mbwira ndahangayitse mbwira. Jire bamushimuse. Indi so bamushimuse ni. Okay, reka nkubwire ukuntu byagenze twebwe twari dufite ahantu twiviriye. Uri kubona hano muri aka gakorosi kamanuka kava kwa wa mama we bamwita ngo mama Kamire. Rero nagiye gushiduka mbona imodoka iri kurenga bankubise ingumi iryamye hasi. Nabyutse mbona inkweto ze na telefone hasi. Niruka inyuma y'imodoka nawe nayifata none bigenze gute. Ntabwo wafashe plaque se. Nagereka nayo gutse imodoka iri kureba. Singaho nyumva ubwo ngo wakoze iki? Ntabwo wari kurinda nibura umuntu umurinde saa ntabwo ari nisa n'umunota umwe. Umurinde nimurangiza mwirukana. Bari bangaye. Ni bangaye babashimuse tumenye ko byose byagenze. Jire ngende kukubwira. Uri kumva? Baje babadukubita ingumi nge na Gikundiro badukubise. Nge ngo hasi Gikundiro bahise bamutwara nashidutse ngenda sinabonye ukundi kuntu bintu byagenze. Nanaguhamagaye ntiwitaba telefone mama Gikundiro namuhamagaraga nimero yiwe nawe ntayifatiye abikamukumbuza rero niko nese wansira message reka nkoze kubera iki batwaye Gikundiro bakaguseka none se nge ndabizi nta bugambanyi washyizemo ahubwo uri kumva nge nagamba na Gikundiro uko bireba cyangwa ukunze ni okay ninde muntu biri inyuma sasa ndeka nta kintu mbiziho jewe ubuze nine naba mfite ikintu mbiziho nkaba naje hano cyangwa nkaba naguhamagaye naba nahunze umuntu washimuse yari yambaye ate wabonye isura isa gute hari ahantu wabumuze nge nabonye umuntu urenga ntago nabonye umuntu kunaza urukumva neza imodoka yitwaye nge yitwaye ubwo n'umuntu wamushimuse wayitwaye ko nta kindi kintu nigeze mbona se na mama we nta nubwo ari kunyitaho. Harya umbwiye ko ngo byabereye nyine uno muhanda neza hano ruguru yo kwa Gikundiro wa muhanda cyagiye ugeze guraho na Gikundiro na Gikundiro ndebera yagiye ubu ntabwo ibintu byabaye kuri Gikundiro ngwino ujye kwanyereka ngwino tugende ujye kunyereka ndebe nimba kuri ibyo bipangu nibura haba hariho amakamera turebe iyo sura y'umuntu cyangwa turebe n'imodoka yaciye ari Jire genda urebe kuri wa muhanda ase waje ukamfasha n'utwajyana reba barandi kumva nifite n'ubwo batambi kuri wa muhanda reba hano nyine hateye cya giti cy'inuzura ituhabona ngewe turi kumwe nta muntu ubuze kugira icyo gutwara tugende unyereka aho hana hari igihano cyo kureba bari gendindiriye mama we nyine mbimubwire nitayire cyangwa mbwire ngo tujye kumuhiga urumva ko umukunzi wa nyiri ubuze kumukura he Gikundiro ndamukura he Daria ubu ntaba mu nama mfasha tugende ujye kunyereka aho hantu cyangwa mbwira nawe nimufatanije nabo ngabo none se ndagenda mama we ataraza ubundi ngo mbimubwire ndagenda ataraza ngo mbimubwire ubwo se nge naba mazi wamuhamagaye se mama ntago ari kunyitaba namwandikiye cyakoze message wenda negereje yuko azatukajya kumuhiga none se ndava hano noneho nanjye riba nyishimutira wowe kuri umuhungu nimba uri bimenyetso ndahita ngaruka nze kukureba tujyane siko bimeze okay hafi kwa mama Kamire wandi wigeze guhura na Gikundiro ariko ntabwo wibuka igihe Gikundiro yambaye ipantaro y'umutuku okay sawa ninde watwaye
kandi ubu mama we wari buze kunuka njye noneho nanabizi nta n'ikintu mbiziho noneho nta kibazo nganaze abinshinja n'ubundi byose n'ubundi ndabizi ko ari njye wari uhita abwira ngo nawe wamushimutishije naze nta kibazo ngenda murindira aze n'ubundi se kahuranuka Gikundiro ubundi wowe wariye nyine kuba mfite ubwoba basi mana yo mu ijuru sibyo ntagira ikintu Gikundiro aba ndakwinginze sibyo mana Gikundiro ntagira ikintu aba natagira ikintu aba nzatanga ituro mu rusengero Mama, njye ndashaka kuvugana nawe kano kanya. Mbabarira umbizwe gute wakwifata ugakora ibintu nk'ibi ngibi? Gute? Uriya mukobwa uramushaka iki mu? Mama, basi ngiye kuba waranzengurutse. Habaye iki? Mama, ibyabaye byose urabizi. Umeze nk'intare yacitse ishyamba. Mama, ibintu byose byabaye urabizi. Kano kanya nta nubwo ndi bwongere no kubisubiramo. Wambabarira kare ku mwana w'abandi. Ukifuta kujya gushimuta Gikundiro yagutwaye iki koko muri buno buzima? Ibyo wamukora ntibihagije. Njyewe ko se njye na Gikundiro duhuriye hego. Uri kwigira gutyo nkaho byose utabizi. Nkatari wowe wakoze ibi ngibi byose byo kugira ngo ashimutwe. Amakuru yose ndayafite mama. Mbabarira ahubwo nimba ari bishoboka umurekure agende. Njyewe wa mwana we. Njyewe na Gikundiro mureheka ibintu kungana ntabyo nzi. Noneho ukuntu urimo kubinura hejuru. Urabinura hejuru rwose. Nkumva ko nta n'ikintu kimwe nje nawe duhuriye. Uriya mwana afite ababyeyi barahangitse barababaye. Kano kanya ntabwo bazahanari kubera ko ari uwo mufasha wo mujyanye aho numuzirikiye ni hehe. Uri muzima? Uje umeze gutyo watanye ugira njyewe. Okay. Mbabarira umujinya wose nshaka kuza kuzamuka ngo mbe nanakubwira nabi. Ariko ndakwinginze kuri bishoboka byose. Nimba warabyaye ubizi ko ndi umwana wawe. Ungirire muwe Gikundiro murekure. Jire. Cyo konjya mbisubiremo. Ibi nimo kumbwira ntabyo nzi. Ibyo kumbwira Gikundiro nanjye. Sha. Mama. Ntaho mure nabyo pe. Wambabarira ukagira muwe koko. Jire, ntaho mure nabyo ntabyo nzi. Ari hese abazinjya kumwizanira nimba bishoboka. Jesus. Wambabarira ukanyumva koko. Kundi umwana wawe. Umungu urabona kwirwa nasaze nataye umutwe nzenguruka ari byo bigushimishije. Okay. Niba bwari mwemera kundi nyoko. Winshyiraho ibintu kuko ntabwo mbizi. Nta wundi muntu ushobora kuba wabikora. Ibyo wakoze ni byinshi cyane biruta nibi ngibi. Mfasha umurekure. Wambabarira ukanyumva koko. Wambabarira ukanyumva Gikundiro ukamurekura agataha. Nimba ari amasomo yarayafashe nimba ari ikintu umubwira Gikundiro ubuzima bwawe ariko baze murekure kuri nshuro. Okay. Ndumva utarimo kunyumva. Sibyo? Ndumva utarimo kunyumva. Nakubwiye ngo njye nawe naho duhuriye. Nta. Wanze kunyumva. Undi muntu wabikora ninde muri rose? Atari wowe. Rekaye. Wow. Bas wagize ikigongo. Ndapfukamye. Do. Ariko uriya mukobwa yarakuroze kugeraho utubwenge muri wowe ukabigihurihuri. Umva ngwino unyuze umuhungu wawe ntaze kubyivangamo. Umuhungu wawe neza ameze nk'umusazi kugeza aho umuntu avuze wone ngo muze mu kimwe bikananirana bituma intambara yana imiboko imeze gutjira ibintu. Wambabariye ukambwirira mama akarekura Gikundiro akamufungura hano agiye kumufungira koko. Ko umubyeyi nkawe ashimuta umwana w'umukobwa nkuriya. Umuhungu wawe ntiyasaze. Uretse gato. Shiri. Twumvikane ku kintu. Ubu urabona mama wawe ko ameze uko nguko ari umuntu wo gufata umuntu akamufata akajya kumufunga koko. Umvira ibintu byashoboka. Papa, ibintu mama yakoze byose arabizi. Yakoze nibirenze ibi ngibi. Okay. Kumutoteza simbihakana ko hari ibyo nakoze imbere. Ariko njye nabikoze kubw'impamvu. Njye nangaga ko
umutakaza amafaranga y'ubusa nta nakamara afite. Urumva? Usipendinga amafaranga hano ugasanga nyine duhuye n'igihombo kubera we. Ikindi naramurindaga shiri. Naramurindaga kuko yamaze kumutwara uruhu n'uruhande. Ubwenge bwe bwose bwari buri kuramo. Umwumve yanendaga wandi nawe ko nge ntanga amafaranga ukayafata ukagera ukahereza docteur kugira ngo areke kumuvura. None ubwo twese nitwakoze amakosa. Ibyo wandindaga nibyo washoyemo andi mafaranga kugira ngo noneho nawe bikore. Nese nje ntanganaga nawe. Papa uwambabari uwamumbwira akarekura Gikundiro kugeza kuri moto sindi kumbikira muri ko. Yashimuse umukobwa wabandi. Yashimuse Gikundiro. Mama umbabari ugafunga Gikundiro fetse gatoya. Umukobwa yitwa ni Gikundiro yashimuse papa. Ese Gikundiro uri kuvuga ni wowe ndo muri company? Ngo? Yego niwe. Wo muri company? Nawe uramuzi? Yageze no muri company. Ndumiwe koko. Sikoko wa mukobwa ko yariseriye. Ye? Gikundiro yageze muri company? Okay. Jesus. Vala. Kabisa. Yewe. Gikundiro yaje. Nibi kuri hano dani. Bite kuri hano. Nakire telefone ya Gikundiro. Nakire? Telefone ya Gikundiro. Gikundiro ari hehe? None hahandi twagenje na Gikundiro twamanutse ngiye ko nambona imodoka iraje nkubise ingumi imaze kunkubita ingumi njyama nkari ya Gikundiro ahita ahaguruka. Uvuze ngo iki? Daria. Ngo Gikundiro ngo iki? Ngira nyine twamanutse tumaze kumanuka urukumva ngiye kubona mbona ingumi y'imodoka iraje mpita njyama nkari ya Gikundiro bahita bamupakira mu modoka mbyuka mbona imodoka irimo irarenga ndaje ndahamagara ngo mwaduteba imbura umuntu n'umwe ntabara ndaguhamagara ngo akunyitaba mpamagara papa Gikundiro ngo akunyitaba ndashiriye ngo akunyitaba mpita mvuga ngo reka nzano mbarebe maze kugera ngansanga na muntu n'umwe wari nsanze na muntu n'umwe wari mpita nicaye ngo reka mbarindire nze kubibabwira we nungure ku Imana nawe bivuze ngo umwana wanjye Gikundiro ntaho hari. Umwana wanjye Gikundiro bamutwara. Bamushimuze nangaringe nungure ku Imana ndakubwiye ngo Mama Gikundiro. Tuza uretse gato. Uyu mukobwa ndi kuyamenyere. Papa Gikundiro hano ku ruhande kuko nawe twakwica. Uretse gatoya. Urabizi ko umunsi bajyana yaraje arambwira ngo umwana wanjye baramugonza yagarutse amaguru ntayo afite. Umwana uri kugendera ku kagare no barambwiye ngo Gikundiro wanjye nawe uhari. Bari kumwe. Aragaruka nta mabere afite, aragaruka nta maso afite. Sibyo? Bari kumwe. Buri munsi ubonye umwana wanjye yongeye kugenda amerewe neza. None utangiye kubwira yuko umwana wanjye ngo ntawe uhari. Daria, Daria ndakwica. Uretse gato wowe. Reka tubwire. Atubwire ibiki? Mbwira gusa aho umwana wanjye ari nta n'ibindi ndende. Daria. Icara ntabwo tubwire tubwire ukuntu byagenze. Sibyo? Yawe nabivuga kuko umwana wanjye nabura ndamwica. Byagenze. Nago bibushoboka. Uri bumfate banjyane kumfunga. Ubundi ngewe ngubu nemeye ko ndi muri gereza kuko umwana wanjye yaramaze kugenda amererwa neza. Reka mubwire. Mama Gikundiro Nago bishoboke. Kuko uyu mukobwa ndi bumwica. Mubwire Gute? Urambwira ibiki? Mubwira Mama Gikundiro. Urambwira ibiki ngaho mbwira. Wikosoze kusirinda. Umva banza wumve.
ushobora kumugira nabi cyangwa se ukamukomeretsa wamukomeretsa ugasanga polisi igize gute bari mufunge ku mwana umva sibyo wigira amahane ngaho ngira byagenze gute reka maze mubaze byagenze gute nyumva nyumva ahubwo duhita tujye kuri polisi uranyumva neza uretse gato banza mbwira ngo byagenze gute Manda imodoka isa n'umukara niyo yamanutse ihita imupakira nta muntu wamupakira n'umugizi uwo nta n'uzi n'umwe yari yambaye kuri kwimana mwishyura nta na plaque y'imodoka wafashe reka nkubwire papa Gikundiro buri munsi niko ajya avuga yarambwiye ko atigeze abona plaque y'imodoka yagonze umwana wanjye kandi yaramuherekeje bagiye ngo ku mukuru wa muhungu none ubu ngubu ubonye Gikundiro amaze gukira amaguru wabonye imbaraga byadutwaye kugira ngo agende tugire Imana duhura n'abagira neza baramuvura ari amaguru aragenda ubonye ari mu muhanda arimo aragenda neza amaze kubona akazi utari wakabona none uhise ubigenza gute ndakwita Imana y'umukobwa ndamwica hasigaye icyumba byumva agahinda ufite nanjye niko mfite ariko wikosoza ikosa irindi agahinda afite wowe rega buriya nta nubwo gafite cyane kuko ibyo byose nabyirukansemo njyenyine uyu mukobwa rero ntabwo agiye kubigira akamenyero kuko nawe umwana wanjye arasa nta mabere afite bayaciye nanjye ncaye umwana wanjye arasa amaso ntayahari ndayaturumba uri kubagenda ujya hehe muke hano isoni ntabwo tuba muri ibi tutiteza n'abaturage urumva bakavuga ko twashimusa umuntu hano badushyiraho ibintu byose none se mama uyu nguyu yaje atabaza ngena nabo nzanu Gikundiro bamujyanye nk'abandi yaje atabaza nanjye nari naje kubareba icyo batagufashe ndiba nkubise n'umutwe ndi kumva nta bwenge mfite kuki batamukubise n'umutwe niba nkubyuke ngo umusange nawe arambaraye hariya ngeze ntabwo bankubise ingumi nkabyuka numva umutwe wagiye amagambo ntacyo ari butugezeho haguruka tugende kuri polisi ujyaneyo ngwino tugende haguruka se nawe use ni kuntega ngo njye ngo ndashimuse Gikundiro ceceka ngani manze mubwire mama Gikundiro okay se ungareka tugende sawa uri kunyumva tugende hera kuri polisi ugende ujye kwivuga uko byagenze niba atagufata nawe ngo bakubike ninjye uri bukwibike tugende tunaze ngwino tugende nawe turetse ibiki turetse ibiki munyura kuri polisi reka ndebe sibyo kandi byo ukora ubundi ntacyo gitaye ngwino wowe tugende ngereka ko tuye kwete nyine akira Jennifer ndabizi nta wundi washimutiye umukobwa ni wowe Jennifer uri hehe mbwira uri hehe ndashaka kuvugana nawe ndashaka guhura nawe right now sawa twavugana Mungu asa nkore no bibonye ese si imari tuvugana
tubwizanyije ukuri nk'umugabo n'umugore. Umuhungu wacu ntawe uhari, nta wundi muntu urahangana njyewe nawe. Kuko uriya mukobwa waramushimuse. Ibyo ntabyo nzi. Ntabyo nzi habe na gato. Ubwo se ubundi nabikorana. Ubuse nawe utangiye kumbaza ko kumuvuganira? No, ntabwo ari kumuvuganira ko mutera. Ariko cyo umukobwa namusanze muri company. Bona ni mushyashya, umva nagomba kumureba, eske umukobwa bite, akora gute. Ndareba nsanga umukobwa afite mu mutwe. Yes. Ikindi kiyongereho discipline ye. Iri hejuru pe. Parapora abandi bakobwa twa dusanzwe dufite muri company. Kandi noneho banamaze muri gihe bakagombye kumenya uburyo bitwara imbere y'abakiriya, kumenya uburyo bitwara imbere y'abayobozi, kumenya uburyo bitwara imbere y'abashoramari. Yego ye. Rafi vraiment namuhereza 85%. Cyane rwose utayimuhase. Ubundi se mbere yo kuyimuha yageze ate mu kazi ninde wakamuhaye? Sasa iki kibazo mbajije ni wewe nakagombye kukibaza kuko ni wewe wari urangaha, ni wewe wakurikiranaga ibya company, wewe na Jules. Nge naje nsanga umukobwa deja arimo. None uri kumbaza ngo yabonye akazi gute? Ahubwo ngiye bakagombye kukubaza ngo urinda kujya kumushimuta nimba ari wabikoze koko, kuki utabikoze mbere hose mbere yuko aza mu kazi? Sha cyo kora mukobwa mva ari mu kazi rwose, ikintu yagambiriye yakigezeho neza, afasha umwana na se bose imitwe yabo ayihuje yose ireba inyuma. Mbese yabagize ibigoryi hahandi kuba mwese mugiye ku ruhande rwe, mbese mwese arabigaru. Ubundi se bazahitamo ndera kamumva na se kamumva na se umwana yamwatatse atangiye kuvuga ko ari muzima kare ko ariko ibintu mvuga n'ukuri. Ndakuye mugarukira. Ariko ntukanga ukuri. Kuki wanga ukuri? Ese wemera yuko ikintu cyose kibaye muri company niyo yaba ari umukozi usitaye, niyo yaba ari umukozi urwaye grippe, yego ye, tugomba kubibazwa. Hanyuma se no muri company bazaza kubaze ko ari mwiza, kafite ubwenge buhambaye, kafite mbese bazaza nabyo babikubaza. Uramurebye mu bandi usanga mbese ari we gatangaza, ariko mbega umukobwa mubi we. Afasha umwana aramutobatobye ubwonko bwicayemo neza neza, arabuhindurije, none agiye no kuri se. Ejo tuzaba turyamye nk'uru ruhande ubone ndi Gikundiro. Ubu niho bigeze cyane rwose. Se kuki buri gihe umuntu akubwira umweru ukawuhinduramo umukara, yakubwira icyatsi ukagihinduramo umutuku? Burya nuko biba gutyo, ariko n'undi bigomba kuba. Njyewe ntabwo nzi ko uriya mwana ukize ejo bundi yari ikimuga, ntabwo nari nzi ko ariko urabizi mbonye impamvu Jules yamutakajeho ibintu byose. Wajya niwe wari wamuhaye iyo misiyo. Ntago waza ngo umwanya uje akanyuje utangira umutake mu bandi gafite ngo ubwenge ngo uzi ko rimwe abantu bazagukeka ikindi kintu, ko buri gihe abantu bavuze abantu bazi ubwenge uhita utera hejuru ukarakara. Kuba ikindi kintu uhisha tutazi. Nuko hari abantu uvuga ngo bafite ubwenge ntabwo bafite. Gusa uriya mukobwa ndabibonye. Yaje kutumaraho byose ngo yegukane na company. Ndabona byose abigezeho. Agize gucurika umwana, acurika na se, tayari arabitwaye. Ubu mbese ninjye muzima wasigayemo. Njye se ndakora iki mfite ubuhe burenganzira? Nubuhe mfite?
mama ngomba kugukurikira ahantu hose ujya kugeza amenya aho wafungiye Gikundiro. Theo, ko wamamagaye hutihuti ni ibiki? Ko nahindutse. Cururuka ukura ku gatebe Jennifer, kuki wanshimutiye umwana kubera iki? Kuki wanshimutiye umwana? Umwana wawe? Ose wacururutse ukakura kara gatebe ukicara tukavugana basi. Nicara iki? Mbwira impamvu wanshimutiye umwana. Umwana wanjye niki cyaye gukoreye? Deo, fata intebe wicare, cururuka tuvugane. Nta mwana we nashimuse. Gikundiro umwana wanjye, umwana aburahe n'ibibazo byawe cyangwa ibyo dufitanye. Wansabye kugaruka mu kazi kawe ndagaruka, unshaka wiki umuryango wanjye winjizamo gute? Gikundiro nyine. Gikundiro se n'umwana wawe? Ni umwana wanjye nyine. Ura n'umwana wanjye naramubye ni nawe mwana w'ikinege wenyine ngira.